Nongeye kugushimira wowe ukurikiye iyi shene ya Tusode Baba. Uyu munsi wa none tugarutse muri update news, tugarutse mu makuru agezweho cyangwa se amakuru arimo acaracara ahangaha kuri ino mihanda. Uwitwa DC Clement uzwi nka Nigaba Clement wari usanzwe ari umunyamakuru, murabizi mu minsi yashize sagaye ubwo harimo havugwa yuko yaje kuba ashinga ikigo cy'ishuri, yamara gushinga ikigo cy'ishuri rwose akajya kwaka ibyangombwa leta ikamuha ibyangombwa byo kuvugurura, we akarenza kuvugurura akaba yakongeraho n'indi nzu ku ruhande, nyine agakora ibyo atari yabwiwe na leta ko agomba gukora. Uyu Nigaba Clement uzwi nka DC Clement yaje kuba akatirwa iminsi 30 y'agateganyo bitewe n'uko arimo ashinjwa ibyaha bikurikira. Icyaha cya mbere ni uko Nigaba Clement arashinjwa kuba yarateje imidugararo muri rubanda, cyangwa se akaba yarateje nyine akavuyo muri rubanda. Icyo ni icyaha gikomeye, mutaza kugira ngo ni ibintu byoroshye, ni ibintu bishobora no kuva mu kuba umuntu ashobora kuba yatuma bamwe mu bantu bashobora kuba bajya hanze nyine bagateza akavuyo kubera we. Ikindi rero arashinjwa yuko yaba yarakubise cyangwa se yarahohoteye bamwe mu bantu bagize inzego z'umutekano cyangwa se mu nzego z'ubuyobozi, ubwo bavuga yuko yashatse kuba yarwana na gitifu cyangwa se akaba yashaka kuba yagira amakimbirane no gushyamirana akubita abayobozi. Daso mu mujyi wa Kigali zirimo zirinubira ngo kwirukanwa zitategujwe, cyangwa se kubyuka mu gitondo ukajya kubona ukabona wandikiwe iretere ikubwira ati wahagaritswe mu kazi. Rero ubwo daso zaje kuba ngo zifata umwanzuro yuko ngo zishobora kuba zagana inkiko.